Ngiye kubabwira ukuntu umutinganyi yantwariye umugabo. Nari ndi ku kazi nk'ibisanzwe, gusa numva ntameze neza. Mu nda hari harimo harandya cyane, ndetse numva n'umugongo urimo umbabaza cyane. Kumbe itariki yo kujya muri ya minsi yacu nk'abadamu yari yageze, ariko ntarabimenya. Mu nda hakomeje kundya. Nyuma nibwo nagiye kureba, nsanga nyine ya minsi yacu yageze. Mbona ko akazi ntari bugashobore cyane ko byari binantunguye, kandi numva ndimo ndababara cyane. Nahise naka uruhushya bose wanjye musobanurira uko bigenze, arambwira ati nta kibazo rwose. Sinari nzi ko umugabo wanjye ari mu rugo pe, hoya, kuko nari nasize yagiye mu kazi. Gusa ngeze mu gipangu iwanjye, nasanze haparitse imodoka ebyiri, imodoka yanjye y'umugabo wanjye, ndetse n'indi modoka itukura iruhande rwayo. Nahise mbona ko dufite abashyitsi, gusa nanone ntangira kwibaza ese kuki umugabo wanjye atambwiye ko dufite abashyitsi. Ndabyibaza, ariko ndavuga nti ahari wenda nibwo bakiza. Narinjiye, ngeze muri salo ariko mbona nta muntu urimo, uretse radiyo yonyine yari irimo icuranga cyane, volume iri hejuru cyane. Nuko nkomeza ngana mu cyumba. Nkigera ku muryango w'icyumba, nakubiswe n'inkuba, kuko ibyo nabonye birenze no kuba amahano pe. Nasanze umugabo wanjye nyirizina wanyishakiye akankwa tugasezerana, ari gusambana n'undi mugabo mugenzi we. Ubwo uko babikoraga namwe murabyumva, niyo mpamvu mbabwiye nti nabonye ibirenze amahano. Byibuze niyo nsanga ariko nca inyuma ku yindi ndaya cyangwa se ku wundi mugore, ariko nabaye nk'igiti, mpagarara ku muryango nitegereza ibyo ndi kureba, ngira ngo ndimo ndarota. Ndavuga bino bintu bishoboka gute ko umutware wanjye nasanga ari gukora bino bintu ku mugabo mugenzi we. Ntababeshye, sinari nzi ko umugabo wanjye ari umutinganyi pe. Gusa nanone hari defo imwe muziho kuva namumenya. Umugabo wanjye ntago akunda imibonano pe. Nicyo kintu namubonyeho kuva namumenya, ndetse rwose biri no mu bintu byangoye cyane ubwo nari maze kubana nawe nk'umugore n'umugabo. Byarangoye cyane, nk'uko mubizi nta kindi buriya kiba kituvanye iwacu. Ugenda uvuga uti ngiye gushaka umugabo tuzajya turarana, ntakongera kugira irari ry'umubiri, ninzajya ndigira nzajya mubwira nk'umugabo wanjye, tugiye kubaka famiye, ibintu byose. Ariko nkigera mu rugo natunguwe no gusanga umutware wanjye dushakanye adakunda imibonano. Gusa ibyo natangiye kubibona tunagikundana mbere y'uko tubana, kuko uyu mutware wanjye mbabwira, tujya kumenyana bwa mbere twahujwe n'akazi muri kampani icuruza imodoka. Yari manager w'abakozi, ntabwo yari we nyirayo mamodoka yose, gusa yari umwe mu bagabo bakomeye pe, ndetse b'abakire muri iyo kampani. Kuko rero ari we wakurikiranaga abakozi, niwe wanyakiriye, ndetse kuva twamenyana twahise duhuza cyane. Kumwe uhura n'umuntu ukabona ni umuntu mwahuza. Twahise tumenyana, ndetse dukomeza no kugenda tuganira birushijeho na nyuma y'akazi. Uwo mu manager w'abakozi rero twatangiye kugenda tuba inshuti bidasanzwe. Uko iminsi igenda yihirika, mva ubushuti bwanjye nawe buriyongera pe, mu buryo bugaragarira na buri wese, ku buryo abakozi dukorana batangiye no kujya banserereza bambwira bati uri umugore wa manager. Maze umwaka wonyine nkora muri iyo kampani, nibwo uwo musore noneho yaje kuntereta,
ambwira yuko yanyishimiye kandi yifuza kurongora agashaka umugore bidatinze. Yarambaje se byakunda ko wambera umukunzi, ko mbona igihe kigeze cyo gushaka umugore. Yari umusore mwiza, uri simati, usa neza, uvuga neza, wize, w'umukire, nta hantu nari buhere rwose muhakanira, cyane ko nanjye nari agakobwa kari aho nyine kadafite umusore n'umwe bakundana. Manager naramwemereye rero turakundana. Muri uko gukundana ariko najyaga numva amagambo agenda avugwa n'abantu ngo manager ngo wacu ngo yigeze kubaho umutinganyi, ariko iby'amagambo yewe numvaga babeshya pe, kuko hari igihe ureba umuntu wareba indeshyo, wareba intambuko, wareba imyanzuro afata ukavuga uti uyu muntu ntago yaba ari umutinganyi. Wumve ko najyaga mbyumva ariko nkumva n'ay'abantu pe, ariko reka mbabwire ntandure ivugira ubusa pe. Icyo kintu igihe cyose uzumva ikintu kivugwa ku muntu ntuzumve ko byapfuye kwizana gusa. Icyo gihe maze kumwemerera ko dukundana, twatangiye kujya dusurana kugira ngo tuganire birushijeho, tunamenyane birushijeho, tujye twategura gahunda z'ubukwe bwacu. Nkajya njya kumusura ndetse rimwe na rimwe nkanarara iwe. Mu bintu byantunguye muri uko gukundana nawe, natunguwe n'ukuntu najyaga njya kumusura nkarara iwe, bukarinda buke nta kintu na kimwe ambajije. Ibaze nawe kujya gusura umusore uyu munsi mukararana, ukanabibona ko yashyukwe ariko ntagusabe ko muryamana. Namusuye kenshi, rimwe na rimwe tukajyana no muri dushe, rimwe na rimwe nkisigira imbere ye. Hari n'ubwo najyaga mwifuza. Buriya iyo ukundana n'umuntu hari igihe umwifuza pe, hari igihe najyaga mwifuza, ariko urabizi iby'abakobwa biragorana kwisabira umusore. Wenda ari umugabo wawe ntaribi, ariko umusore mukundana gupfa kumwisabira ngo ndagushaka, numvaga biteye isoni. Ubwo icyo gihe icyo nakoraga, nakoraga utuntu twose nkamwisigira imbere, nkamwicaraho ngo ndebe yuko yabishaka ubundi akanyisabira. Nabigerageje kenshi cyane, dore ko numvaga nshaka numvaga mfite amatsiko yo kubikorana nawe, ariko inshuro zose nabyifuje ntabwo byigeze bikunda pe. Narabyihoreye ndavuga nti cyokoze uyu musore niwe mugabo nari nkeneye. Nubwo yego ntabikundaga cyane, ariko naravugaga nti ni umwana mwiza aranyubaha. Kumbe ntago ari uko yabaga yanyubashye, ahubwo nuko atakundaga igitsina gore. Mwabantu mwe, tumaranye umwaka n'igice nibwo yaje kumporopoza anyambika impeta ya fiyansaye, turi no ku kazi pe. Icyo gihe nibwo yahise afata umwanzuro nza kumujyana iwacu. Iwacu baramukunze, nuko nawe aza kunjyana iwabo, iwabo barankunda. Nta kindi cyakurikiyeho, twatangiye gutegura ubukwe bwacu. Nuko igihe kiza kugera, ubukwe buraba. Bwari ubukwe bwiza, bwari ubukwe bw'agatangaza, bwari ubukwe burimo amafaranga. Ariko ku ijoro ry'ubukwe natunguwe n'umugabo tubanye. Ati ese byagenze bite? Urabizi iyo abantu bakoze ubukwe nta kindi kiba gisigaye, iryo joro baba bagomba kuryamana, muba mwabaye umugore n'umugabo. Ariko ibaze ko ku ijoro ry'ubukwe umugabo wanjye atigeze andongora. Ukuntu byagenze, twaratashye, gusa twatashye pe, ubukwe bwarangiye bwije nka 4:00 za nijoro. Nuko turagenda tugera mu rugo rwacu. Tukigera mu rugo rwacu nk'umugore washyingiwe, warongowe, nahise mpitira muri dushe. Nari mbizi ko ngiye kurarana n'umugabo wanjye, bwari ubwa mbere,
twari twabyinnye, icyokere cyaje, numvaga ari ngombwa ko mbanza nkajya muri dushe nkakaraba. Tukigera mu cyumba diregiti, cyakoze umugabo wanjye yarabanje arambwira ngo nimuhobere, arambwira ati Liliya, ati fayinali nanjye ndarongoye niswe umugabo kubera wowe. Ndamubwira nti cyane rwose mbaye umugore wawe. Arambwira ati ngwino basi mbanze nguhobere nkumve neza ko ubu ari njye nawe turi hano mu nzu twenyine ubuziraherezo. Naramwegereye ndamuhobera, sha turahoberana umwanya munini. Muri kwa guhoberana twahise dusomana, wabonaga ari ibintu biri romantike, ndetse mu gusomana nk'umugore utaraherukaga ibintu bijyanye no kuryamana n'abagabo, nahise numva ntangiye kumwifuza. Muri ako kanya ntangiye kumwifuza, nahise mubwira nti sheri, ndumva mfite icyokere, reka njye gukaraba. Arambwira uti nta kibazo ubanguke. Nahise rero nkuramo imyenda, maze gukuramo imyenda nuko njya muri dushe ndakaraba. Ubwo nari ngitangira kwisukaho amazi, numvise ufunguye umuryango w'icyumba, mpita mpindukira nsanga ni umugabo wanjye. Arambwira uti se wumvaga nakureka ukajya koga wenyine koko ku munsi w'ubukwe ukijyana muri dushe? Ati kandi wabaye umugore wanjye. Numvise shaho nishimye, numvise binejeje. Umugabo yaje muri dushe rero dutangira gukarabana mu nzu yacu bwite, apana inzu twakodesheje, y'umugabo wanjye ye bwite yiyubakiye. Umugabo wanjye twatangiye kogana, nuko yambaraga aratangira aranyuhagira, aranyiyuhagirira guturuka hejuru aramanuka agera ku birenge, nyuma aranambwira uti na hahandi reka nkuhagire. Ndamwiha pe. Arambwira uti cyokoze nshatse umugore mwiza, ati nshatse umugore ufite umubiri mwiza. Aranshimagiza arantakagiza, ndetse kandi ubwo uko agenda anyuhagira anyoza niko irari rigenda rinyica. Ariko njyewe nkabona umugabo wanjye ntago ari kubishaka pe. Ubwo nanjye nta kindi nakoze, naramwuhagiye ndamwoza, ndetse tugasomanira muri dushe. Wabonaga ari ibintu byiza pe. Twarangije gukaraba, nashize wese numva ewana umuriro umereye nabi, namwe murabyumva. Ntago umugabo yaza ngo agutobange, akuhagira umubiri wose, agutawaze ngo ure kubishaka. Numvaga mbishaka cyane ndetse pe. Numvaga atari njye urarota tugeze mu buriri, cyane ko bwari ubwa mbere twari tutararyamana na rimwe, ntago nari nzi uko abikora. Twaragiye tuva muri dushe, umugabo afata akayiswima arampanagura, nanjye ndamuhanagura, afata amavuta aransiga. Mana yanjye, ndavuga se ubu buzima nibwo tugiye kwiberamo? Yaransize rero, gusa we nkabona ntago afite irari nyine rikabije. Kuko urumva nimba twari tuvuye gukarabana nawe twagombaga kuvamo ihagaze imeze gutya, ariko nkabona ni gakeya pe. Twaragiye tugeze mu buriri rero, umugabo ubwo urumva twarangije kwisiga, numvaga ko nta kindi gikurikiyeho tugiye guhita tujya mu buriri. Umugabo arambwira ati sheri, ndashaka dusangire ka wayini. Ati hari ka wayini nateguye tuzanywa ku ijoro ryacu ry'ubukwe turi mu rugo twenyine. Nkumva ngewe umugabo arimo arantindira ariko nari umugeni, ntabwo nari butangire ngo sheri uri kuntinza ngwino turyame. Narabibonaga nyine ariko nkihangana, ariko nkabona ari kuntinza, nkavuga se nk'uyu mugabo ari mu biki? Ibi by'amawayini ntabwo twari kubijyamo nyuma?
ariko ndareka aragenda azana wayini, ndavuga ni niba ariko yateguye ntabwo namwicira umunsi. Ubwo twambaye ubusa buri ariko nahise nambara agakanzu k'umweru nari nateguye ko kurarana uwo munsi. Kari agakanzu kagufi cyane ndetse kandi kabonerana. Ubwo umugabo rero azana wayini, dusuka mu birahure, abacuranze radiyo ashyiramo uturirimbo akunda, urumva umugabo wanjye mba nzi indirimbo akunda, dutangira kubyinana gake gake zuke tunasangira ako kawayini. Nabyo mbona ni byiza, mbona biri romantike, ariko numvaga nifitiye umuriro, numvaga nshaka kurongorwa, nari mfite amatsiko mvuga nti se ubu umugabo wanjye yabikora ate, nyine numvaga njyewe ari kuntinza. Sha ubwo turabyinnye dusangiye wayini, nyuma rero nibwo namubwiye nti ko tumaze kugera nka saa sita za nijoro, ubwo twari dutangiye no gusinda ariko ako kawayini kari karimo alcohol. Ndamubwira nti sheri ndumva naniwe reka tujye mu buriri. Ubwo numvaga ntangiye nanjye kunanirwa, ntangiye gusinda, kandi mvuga nti iri joro umugabo wanjye ngomba kukimuha neza. Yarambwiye ati nta kibazo, noneho niba unaniwe reka tujye mu buriri, twagize ibihe byiza. Twagiye mu buriri, urumva tugeze mu buriri umugabo wanjye arampfumbata, nanjye ndamupfumbata, ambwira amagambo meza y'urukundo, arangije arambwira ati sheri ndananiwe rero reka turyame turaganira neza nk'abantu bakuru mu gitondo, ati turakora urukundo mu gitondo. Ndavuga se uyu mugabo afite ikihe kibazo? Ntabwo nabyiyumvishaga ukuntu ngiye kurarana nawe bukarinda bucya nta kintu dukoze, nubwo nari naniwe, nubwo nari ntangiye gusinda, numvaga mbishaka we. Nawe nyine urumva kuva saa yine wikubanaho n'umugabo mujya gukarabana, mubyinana, musomana, shakire kurwaye, ariko uri umuntu uri normali, uri muzima, ntabwo wabura gushyukwa. Umugabo naramuretse, nari umugeni, kandi umugeni ibintu byose aba agomba kubitwara gakeya, turaryama. Ariko natinze kubona ibitotsi, kumva nasinziriye ntinze, umugabo wanjye arinda afurura nkiri maso. Buriya ugira ngo iyo ufite ubushyuhe se upfa no gusinzira? Nabanje kubura ibitotsi pe. Nyuma nibwo naje gusinzira rero, ubundi bukeye mu gitondo umugabo wanjye icyo yakoze mu gitondo nibwo twakangutse, abyuka numva ankorakora. Narahindukiye ndamureba, turasuhuzanya, turategurana. Muri icyo gitondo hari nka saa 12, turategurana, ankoraho nanjye mukoraho, noneho arabishaka nanjye ndabishaka, dore ko njye nari naraye n'ubundi mbishaka, ko ari nko korosoro wabyukaga. Ubundi turabikora, twarabikoze, ndetse bwari ubwa mbere mbikoranye n'umugabo wanjye kuva twakundana. Nsanga abikora neza, numva arabizi, ndetse rwose ntacyo namushinja. Wakunda uvuga uti ni full package, ntacyo namushinja. Muri icyo gitondo rero urumva twabyutse turi mu rukundo, twaramutse neza. Ariko nanone ikindi kintu cyantunguye, nubwo uwo munsi byabaye muri icyo gitondo, nategereje ko umutware wanjye yakongera kunsaba ndaheba. Ndabyibuka iryo joro nijoro nta kintu yambajije. Umunsi ukurikiyeho icyumweru gutya kirihirika kirarangira, ndavuga se birashoboka? Noneho njyewe naranabishaka, ariko nkazana nyine amasoni yacu y'abagore, nkavuga nti ndi umugeni, reka nitwararike umugabo atambona nabi. Numvaga mbishaka, ariko nkabura nyine aho mbihera. Nyuma y'icyumweru nararebye mbona kuguma nihagararaho bitakunda, nanjye naje gutera intambwe nisabira umugabo.
turabikora, ariko mbona ni ukuri ntabwo umugabo wanjye abikunda cyane. Icyo gihe musaba twarabikoze, ariko ndavuga nti ntabwo nakongera kumwisabira, reka ntegereze igihe azabishakira azambwira. Twakomeje kubana gutyo, umutware wanjye hagacamo icyumweru akaba aribwo tubikora, ubundi hakaba ugaciyemo ibyumweru bibiri, noneho rimwe na rimwe ntangira no kujya mbimusaba, akambwira ati sheri ndumva ntarabikumbura, ati ihangane iminsi mikeya. Nyuma rero tumaranye amezi 3 nabonaga ndisha umubiri cyane, ariko simenye impamvu. Naje kumuganiriza, utangiye kumenyerana n'umugabo, umubaza ubugoryi, umubaza ibintu biri seriye, nyine buri kimwe. Naramubaje nti ariko sheri, kubera iki mba mbona udakunda imibonano? Yarambwiye ngo ndayikunda, ati gusa iyo mbikoze ntabwo mpfa kongera kubishaka vuba, ati byibuze kiriko yaciyemo nk'ibyumweru 2 cyangwa 3, ariko humura nituzajya tubikora nzajya nkuramo esheke y'iminsi yose izajya ibiciyemo. Ntiye ako ndakamenya, ntabwo nari nzi impamvu umugabo wanjye adakunda imibonano, ku buryo nari nangiye kujya nanishinza nyine, nkavuga nti ushobora gusanga ntamuryohereza ariyo mpamvu atabishaka cyane. Ariko nsobanuriye gutyo nahise numva atari ubwa mbere mbyumvishe ngo hari abantu batinda kongera kubishaka, we rero ngo ni ibyumweru 2, 3. Sha ubwira abageni batangiye gutyo nibamara n'umwaka uko bizagenda. Ubwo twari tumaze umwaka naje gusama, ariko mu gusama noneho twari dusigaye tumara ukwezi kukihirika, ndetse naragiye nanjye ndabimenyera, navuga ni nta kundi igihe tuzaba tubikorera nzajya mpfa kwihangana ntegereze. Mbaho ni wa mugore nyine ubikora gake wagira ngo umugabo ahora ari muri misiyo cyangwa akorera mu ntara. Twabyaranye umwana umwe, umugabo wanjye arambwira ngo nitube turetse kongera kubyara undi mwana, byibuze abanza agire nk'imyaka 5. Turakomeza twibanira gutyo njye n'umugabo wanjye, ariko maze kubyara kwa kundi umugabo wanjye ateye bitangira kumbangamira. Urabona iyo umugore abyaye nibwo atangira gukunda imibonano, nibwo atangira kubishaka kenshi, byatangiye kujya bimbangamira. Rimwe na rimwe hakaba n'ubwo mbipfuye n'umugabo nkavuga nti njyewe rimwe uzatuma nguca inyuma, umugabo akanyihorera. Ariko dutangira kujya tubipfa, buriya umugabo iyo nyine adakora inshingano ze zose nk'uko bikwiriye ntago wabura kurakara. Ariko ndihangana, kuko uretse aho ngaho nta yindi defo nashinze umugabo wanjye. Ni umwana mwiza, aranyumva, ariyubaha, ni umugabo uri seriye, ni umugabo uzi gufata umwanzuro, ku buryo uretse ako kantu konyine kaberaga mu cyumba kazwi nanjye gusa, nta wundi muntu wari ukazi. Ahandi hose nabonaga umugabo wanjye ari imfura, kandi yarankundaga. Nta kwezi kwacagamo umugabo wanjye atampaye impano, ntago umugabo wanjye yamaraga iminsi 2 atanyibukije ko ndi mwiza, ko ankunda. Ni ukuvuga ngo yarankundaga nkanyurwa, ariko mu buriri sinyurwe. Ubwo rero umwana wacu amaze kugira imyaka 3 nibwo naje gutahura yuko umugabo wanjye ari umutinganyi. Nari nagiye ku kazi nyine nk'uko natangiye mbibabwira, yari umunsi usanzwe nk'iyindi, ndetse hari no kuwa 3, kugira ngo wumve ukuntu icyo kintu gikomeye. N'uwo munsi byabereyeho nanze kwibagirwa, hari kuwa 3 ndumva naraburaga iminsi 2 cyangwa 1 ngo njye mu mihango. Nuko ubwo nari ndi mu kazi numva simeze neza, numva mu nda hari kundya, numva ndabangamiwe, nyoberwa ibyo ari byo. Sinzi ukuntu rero naje kujya kwihagarika, mpita mbona ikibada gitangiye kumanuka. Narihanganye nambara nyine agapadi, urumva iyo ubizi ko itariki yawe yegereje uratugendana. Noneho nkomeza akazi, ariko mbona mu nda hakomeje kumbabaza cyane,
namwe murabizi ikibada ku munsi wa mbere kirakubabaza pe. Akazi kananiye nagiye gusaba bosi wanjye uruhushya, arambwira ati ndabyumva, genda ujye mu rugo, ejo niwumva umeze neza uzaza ukore, n'uba utameze neza nguhaye iminsi 2. Naratashye ngeze mu igipangu cyacu gifungurwa na telekomande, ndikingurira ndinjira, ngeze mu gipangu nyine mpasanga imodoka 2. Ndavuga se umugabo wanjye yagize abashyitsi ntiyambwira, ese ni inama baje gukorera mu rugo bimeze bite? Birancanga. Narakomeje nigira imbere, ngeze muri salo mbona nta muntu n'umwe uri muri salo, ariko ku meza hari ibicupa bya wayini. Umugabo wanjye akunda wayini cyane, hari ibirahuri 2 bya wayini, radiyo iri gucuranga cyane cyane koko. Sinabyivangamo, ndavuga reka mbe nigereye mu cyumba. Nakomeje ngana mu cyumba, umuryango w'icyumba wari ukinguye. Ngeze ku muryango w'icyumba ntangira kumva abataka, mpita numva ko umugabo wanjye ari kunsha inyuma. Nahise mbyumva ko umugabo wanjye ari kunsha inyuma, nari ntaramenya ariko ngo ari kunsha inyuma kuri indi. Narakomeje mpagarara ku muryango, nsanga ni umugabo ku mugabo. Narikanze n'isakoshi nari mfite yarancitse yikubita hasi. Buriya hari ibintu ubonesha amaso yawe ukavuga uti reka ntabwo ibi bintu byaba ari impamo. Isakoshi ikikubita hasi bahise bikanga, bagihindukira baba barambonye. Ako kanya bombi bahita bagwa mu kantu barahaguruka barambara. Ubwo kari agasore mbona kananutse ukuntu k'inzobe gafite amafuresheri k'imisatsi ikaraze, b'abahungu nyine ubona basa nk'abatinganyi pe. Naravuze nti mugabo wanjye ibi bintu ni ibiki? Uzi ikintu cyabaye? Umugabo yahise abwira uwo musore ati genda ibi binsigire. Uwo musore yahise yambara vuba araza ahita anshaho n'amadodora ahumura cyane, ahita agenda yirukanka yatsa imodoka ahita asohoka. Njyewe noneho nananiwe n'uburira, nananiwe mbese narumiwe. Umugabo yahise ambwira ati ntago nari nzi kuri buze, ariko ubwo unguyeho reka twicare tuganire. Ndabona bibaye ngombwa ko tuganira tugasasa inzobe. Byari ngombwa pe, kuko ntago numvaga ibyo bintu ukuntu bishoboka. Twicaye mu ntebe, umugabo atangira kumbwira urugendo rwe ubwo yajyaga kuba mu mahanga, cyane ko ari naho yakuriye. Ambwira ukuntu yaje kwisanga akunda abahungu bagenzi be, ariko nanone agakunda n'abakobwa, ariko by'umwihariko abamunezeza ngo ni abagabo bagenzi be. Ariko nanone ngo mama we yahoraga amushyira ku nkeke amubaza ese uzarongora ryari, uzashaka ryari, bimeze bite? Nawe ngo yareba akabona ni ngombwa ko agira umuryango ndetse n'abana. Nibwo yaje kunyishimira rero, ngabona ndi umugore mwiza arantereta, ariko mu by'ukuri nubwo yaranyishimiye yakundanaga n'undi muhungu ari wo nguwo nabasanganye, ndetse ngo banamaranye igihe kinini cyane. Arambwira ati rero umugore wanjye ntabwo bino bintu nari mfite aho nahera mbikubwira. Ati none urabimenye. Ati wahoraga umbwira yuko ntakwitaho nk'uko bikwiriye, nanjye nari mbizi, ariko ntago wandenganya kuko no kubasha kukurongora binsaba imbaraga nyinshi cyane. Ati rero umugore wanjye ikintu gihari, ubwo twese tubwizanyije ukuri, turi abakire dufite amafaranga, wabona buri musore wifuza cyangwa buri mugabo wifuza ko mwaryamana ukamwishyura. Ubwo ibyo ni umugabo wanjye wabimbwiraga. Arambwira ati mugore wanjye nkwifuriza kwishima, shaka umusore wazajya wishyura
cyangwa se ushaka umusore mukundana mu ibanga, muzajya muryamana, nindamuka nje nkabasanga muri kumwe hano sinzafuha, ariko unezerwe nanjye nezerwe, ariko ndakwinginze ntidutandukane dupfuye kino kintu, kuko nifuza umuryango, niyo mpamvu ntabanye n'uyu musore, ariko aracyahari ku bwanjye, nanjye ndahari ku bwe. Yababa we, umugabo yambwije ukuri, numvishe bindenze, ndamubwira nti ibi bintu birenze ubwenge bwanjye, bumpaye igihe. Ansaba imbabazi. Mwa bantu mwe n'ababeshya umugabo wanjye ndamukunda, ntababeshya umugabo wanjye, uretse mu buriri, ahandi hose aranyura, ni wa mugabo nifuzaga. Ni umwana mwiza, ni umugabo dutambukana ahantu hose bakavuga uti cyokoze ufite umugabo mwiza. Ni umugabo uzi kwambara neza, ni umugabo uzi kwita ku rugo rwe, agakunda umuryango we, ariko byagera mu buriri ni rimwe mu kwezi, kubera ko ni umutinganyi, yirwanaho mu buryo bwe. Rero byatumye ntinya gutandukana nawe, ariko nanone undi mutima urambwira, se wa mugore we, ugiye gutangira wirukanke mu busore cyangwa mu bagabo, uzabirukankamo kugeza ryari? Ukeneye umugabo mubana mu kubaka umuryango. Nanone ariko ikigaragara, nyuma y'imyaka nk'itanu, nta nubwo uyu mugabo wanjye azaba akinandongora cyangwa akinyikoza, dore ko kuva yanabimbwira rwose ntarongera no kunsaba ko twaryamana. Ubundi yabikoraga nk'umuhango, kuko yumvaga nta rundi rwitwazo yambwira. Mwa bantu mwe rero, nkeneye inama zanyu. Ese ari we bibayeho, iyi situwasiyo wayitwaramo gute? Ndagira ngo mungire inama y'icyo nakora.